byose birajyana n'ibiganiro bishya igihugu cya Angola kirimo gutegura ku bufatanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se na Tshisekedi. Amerika nayo yahamagaye Angola maze baka ibisobanuro ni nyuma yuko igihugu cya Qatar nacyo kiyoboye ibiganiro hagati ya mama 23 na Tshisekedi nabo baherutse kugirana ibiganiro kuri telefone n'icyo gihugu cya Angola. Ni mu gihe ibiganiro by'amahoro biri kuba hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bikomeje mu murongo wa Doha muri Qatar, hakomeje kugaragara ibimenyetso bishya by'uko hashobora gutegurwa indi ntera nshya y'ibiganiro bya Rwanda, ibintu byateje impaka n'impungenge ku mpande zitandukanye by'umwihariko AFC M23 ndetse n'abahuza mpuzamahanga. Ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola byemeje ko Minisitiri Tete Antonio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, ko yagiranye ikiganiro kuri telefone n'uwo bahuje inshingano muri Qatar ndetse n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe uburasirazuba bwo hagati ndetse n'umugabane wa Afrika. Bose baganiriye ku kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibyo biganiro bishya. Ibi biganiro byabaye mu mpera iki cyumweru, ni mu gihe amakuru avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaba yarasabye Angola gutumiza indi nama nshya y'ibiganiro, aho ashobora kuba agiye kongera gushyira imbere ibijyanye n'ibiganiro bihuriza hamwe abanyekongo bikabarizwamo na mama 23, ariko kandi kuri Tshisekedi bikaba bigaragara neza ko ashaka kubisimbuza ibya Doha. Kuba Amerika yihutiye guhamagara Angola isaba ibisobanuro byafashwe n'abasesenguzi benshi nk'ikimenyetso cy'uko Washington idashaka ko habaho indi nzira nshya idahuye n'ibiganiro bya Doha, cyangwa se indi nzira idashyira mu gaciro ubuhuza bwa Qatar, na cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari indorerezi cyangwa se ari umufasha muri ibyo biganiro bya Qatar. Kuva intambara yakongera kubura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzira z'ibiganiro zagiye zikomeza kugenda zihindagurika. Byahereye i Rwanda, i Nairobi mu mbabarire, nyuma tujya i Rwanda, nyuma tuza Doha. Kuri ubu igitekerezo cyo gusubira i Rwanda kiravugwa mu gihe Doha nayo ubwayo itari yarangira. Ibiro byatumye AFC M23 nayo ikomeza kugaragaza impungenge zikomeye. AFC M23 ibona ko kugenda habaho ihindagurika ry'inzira z'ibiganiro k'ibyo ngibyo bidatanga icyizere, ahubwo ko bikomeza gutesha agaciro ibyumvikanyweho cyangwa se ibyari byaragezweho mu rugendo rurerure. Ni muri urwo rwego gusubiza ku butumire bwa Perezida wa Angola Joao Lourenço bwatanzwe, bivugwa ko bwaturutse ku busabe bwa Perezida Tshisekedi. Umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 Colonel Nanga yandikiye Angola asaba ibisobanuro bifatika imbere y'uko bagirana ibiganiro cyangwa se hagira indi ntambwe ifatika iterwa. Ni muri iyo baruwa AFC M23 iragaragaza ko itavuga rumwe n'igitekerezo cyo gushyiraho indi nzira nshya cyangwa se ibindi biganiro bishya bidasobanutse, cyane cyane ni mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje kandi bikaba byaratangiye gutanga umusaruro. Icyambere ngo hari uruhare rwa Qatar mu biganiro bya Rwanda. AFC M23 irasaba gusobanurirwa niba umuhuza wa Qatar azaguma ari mu biganiro bishya byaba bigiye kubera i Rwanda, n'uruhare yagira hashingiwe ku kuba ari we wigeze kugira uruhare rukomeye cyane ruhoraho kandi rwanagaragaje intambwe ifatika kuko hasinywe amasezerano agera kuri 5. Ihuriro rya AFC M23 rirasaba kumenya uko ibiganiro bya Doha byafatwa ni mu gihe haba habayeho ibindi biganiro bishya bya Rwanda. Ese byahagarikwa ubuhuza bwa Rwanda bushobora kuba wenda bwakunganira ibyo biganiro, cyangwa se ibyo biganiro byateshwa agaciro bya Doha, cyangwa se wenda byasimbuzwa mu buryo bwa burundu. AFC M23 ikavuga ko ibyagezweho muri Doha ko bidakwiriye rwose guteshwa agaciro habe na rimwe. Ni muri iyo baruwa kandi AFC M23 irasesengura inzira y'ibiganiro yaranzwe n'akajagari mu miyoborere yayo. Ati byatangiriye i Nairobi, nyuma byimurirwa i Rwanda hatabayeho kumvikana mu buryo buhuje, hanyuma twavuye i Rwanda tujya i Doha Angola itabanje kubimenyeshwa, hanyuma Tshisekedi arasaba noneho ibindi biganiro byihariye kuri ubu ngubu bidusubiza i Rwanda. Ni mu gihe kandi n'ubundi mu gihe twari tugitangira ibya Doha, Tshisekedi ako kanya
mwanya mu buryo busa n'ububangikanye yahise asaba Amerika ko yamuhuriza mu biganiro bya Washington n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose AFC M23 iravuga ko byabangamiye ukwizerana no gukomeza umurongo w'amahoro kandi byakomeje kugenda biteza akajagari muri uwo murongo. AFC M23 iragaragaza ko ari akamenyero ko gutangiza inzira nyinshi z'amahoro ku kibazo kimwe, na akamenyero ngo gakomeje kugenda kagaragazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi biratuma abahuza batajya mu murongo. Ikindi kandi bikanasubiza inyuma inzira yari imaze kugerwaho, cyangwa se bigasubiza inyuma inzira nyinshi cyane zari zimaze kugeragezwa. Ibyo rero bikajyana nuko bijyana no kunanirwa kumenyesha icyerekezo cya nyacyo, kugorana kw'abahuza, gutakaza icyizere no kugabanya ubushobozi bwo kugera ku mahoro nyakuri yifuzwa na buri ruhande ruri mu biganiro. Kuba Amerika yahamagaye Angola iganira na Qatar ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ibyo biganiro bishya birimo kuvugwa byerekana ko hari impande ziri inyuma y'amarido ni ku cyerekezo cya nyacyo cy'ibiganiro. Ibi kandi bikagaragaza ko Doha igifite agaciro ku rwego mpuzamahanga. Angola irimo irasabwa kudatera umugongo ibiganiro byashyizwemo imbaraga n'abahuza mpuzamahanga. Tshisekedi nawe yakomeje gushakisha indi ntera ya politiki ishobora kumworohereza ndetse no kuba yakungukamo. Ni ku rundi ruhande AFC M23 nayo irashimangira ko idashobora kwinjira mu biganiro bishya bidafite ibisobanuro bifatika, kandi ko amahoro adashobora kubakwa hashingiwe ku gukomeza guhindagura buri kanya abahuza cyangwa se inzira zigamije kugera ku mahoro. Abandi barahuza kuba Amerika yahamagaye iki gihugu cya Angola no kwaka ibisobanuro cyangwa se kumenya neza icyo Angola igambiriye, ni mu gihe hari urugendo rwaganaga ku musozo rwa Doha. Ibyo kandi bikajyana no kuba n'ubundi icyarimwe iyo Angola yarahamagawe na Qatar nayo icyarimwe ishaka ibisobanuro cyo kimwe na Repubulika cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose rero bikajyana no kuba AFC M23 nayo ikomeje kugaragaza imbogamizi kuri ibyo biganiro bishya. Ikibazo cy'ibiganiro bishya i Rwanda kiragaragaza urujijo ruri mu miyoborere y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho inzira zitandukanye zishobora kuba zirimo guhangana aho gufatanya. Ni mu gihe Doha itararangira, ikibazo nyamukuru kuri ubu ngubu gikomeje kwibazwa ni ese amahoro arimo gushakishwa koko, cyangwa se wenda harimo gushakishwa inzira ya politiki ishobora kuba yakungukira uruhande rumwe. Icyizere cyo kugera ku mahoro kuri ubu ngubu twavuga ko kigihari, ariko nanone nk'uko AFC M23 ibigaragaza ntabwo kizagerwaho hatabayeho umurongo umwe usobanutse wubahirizwa na bose kandi wubakiye ku bwumvikane cyangwa se kubyumvikanyweho, aho kuba inyungu za politiki z'igihe gito kandi izo nyungu bikaba bigaragara neza ko zishakishwa n'uruhande rumwe. Ngayo nguko rero Colonel Nanga yabisobanuye neza, agaragaza ko rwose ibijyanye no gukomeza guhindagura ibiganiro ko ntacyo bizakemura, kandi Tshisekedi wifuza ko ibyo biganiro byabera i Kinshasa. Abayobozi ba M23 ndetse n'abandi bose bifuzwa muri ibyo biganiro bakomeje kugaragaza impungenge.